Ingingo ya gatatu igaragaza ubucakura tudashobora kwemera no kwihanganira. Buri abantu abona abantu baceceka. Urabona cyane iyo umuntu ari umunyamakuru w'umwana abantu bumva bamunagaho dutero biri abagoregore bakora bakumva ngo baguhabye. Deja ugifata ibintu kabihagoregore kabipostinga mbere yo keep posting abagaragaje urwego rwawe. Urafata umuntu nkagoregore ukavuga ngo urumuhanganisha na Rugaju. Abasore rero bavuga ngo sirika yangu n'igihe yagerageje kugira ibya akinisha yarabibonye. Cyarabizi n'utudepression afite aratuzi utwo rero ntitunkabye. Utwo rero ni udutero tw'abana dukozwe nabi turimo imibare mike cyane. Ushobora gufata post ngo umuntu ayirekure mbere ko club yirekura uvugaragaje ibyo urimo sibyo. Wowe ni gute rugimbana? Wowe uri umunyamakuru nanjye ndi umunyamakuru. Wowe ni gute nasora ikintu cya Rayon Sport taragisohora? Ntago bibaho. Explain to me ukuntu njewe na disclosing ikintu kiri internal muri Rayon Sport tayakiribizinga. Izo atake rero impamvu ubona mu bantu bose babivuzeho bamanutse akabati tugomba kuvuga kuri Rugaju. They know me well. I've stand ku kintu cyitwa nkimurenganye Ngabo. Babonye ko Ngabo yabarasheho nibyo bamuvuzeho bazi mu gushaka kubihisha kubimaska. Bare kuri tangazo ryo ko bashimira Ngabo bahita bararekura na biriya kugira ngo bijyanirane. Urumva kuko mfite izina rinini birahita bitumbagira bizamuke bimira ibyo bindi none kibe nk'impamvu. Uzi ikintu ubu nkoreye muri RMC ubu nkurininze ubunyemereye kukuvuga kuko wamvuzeho ngomba kwisobanura ku kazi kanjye ubu kiranutse cyane. Ubu mpaye impamvu yo kwidefana ko narabiteguje deja kuko wajyatatse ubu size position y'akazi kanjye mu buryo buri safe kuko wambanje. You can't treat people like fools. Iteka ababiri inyuma turabazi nta kintu dufite gutinya ikintu icyo ari cyo cyose turakivuga uko kiri. None kibyimbye kize kimeneke. Uzi impamvu tudashobora kubiresista? Buriya ushobora kureka abantu bagakora amaguye zabo mu nyungu zabo bwite. Ariko iyo bije mu person attack n'amadepression yabagoregore ukumva ko wayagenderaho uhereka yuko ntari muri iyo kategori yuko ushobora kugiriraho ntabwo bikunda kuko abareyo bazo kuri n'umuntu wese uzi ubwenge ari kubyumva ibyo ndi gusobanura. Nta logique nimwe iriho yumvikana iriho. Igihe nari ndi muri gereza uri kwandika ngo kanumayiza bitch wari urandika iki ngo urashaka ngo gufata Faustin ngo umuthreatening ngo kugira ngo umwangisha abantu ngo umuhora Rugaju. You are going too far. Je ni nicyo twapfuye bira by'imiterere ye n'amadefo n'ibikini byatumye agenda yirukanwa nibyo namufashe nta na regreta rwose ibyo ntacyo byari bintwaye no kuba ngere yaranyifurizaga ibibi ntacyo byari bintwaye maregre ibyo namukoreye n'ibindi byose ntacyo byari bintwaye nari narabyihanganiye. Ariko nyine nje ntago na sporta kukureka nyine ngo nyine ngo wenda Jarike we ni grand frère wanje Jarike yakwidefana gutuka Jarike byose bijyana ikibazo. Jarike n'umuntu mukuru ariko guhora inshuti zanjye barumuna banjye njewe sibyo. Urafata Faustin my best friend ugafata Ngabo ngo mwenda bizi ngo mwebwe ngo muri inshuti za Rugaju ngo mumbereye mu mwenda ngo nzababonera hose urutreatening abantu se ntabwo turi mu byembe bro. Twafata u Rwanda no kuri kw'Imana turi abana b'inkotanyi twafata u Rwanda mindset mu mutwe turi inkotanyi twafata u Rwanda ntabwo twafata dusamba twafata u Rwanda ntabwo byashoboka nyine. Noneho uhisha amarangamutima matindi yawe n'imyitwarire yawe mibi ngo dutega gatuza ngo aya ngo nta muntu ujya umuvugaho ngo buriya ngo ukuntu ateye ngo iyo umuvuzeho ngo arasara nasara se akora iki agira atese uya goregori yasaze ari gisararanga ukamureka aracurura. Ibyo rero nibyo ni naho Sagiri mu byumva. Sagiri mu bice bitatu iri muri attack ku giti cyanjye nihangana igihe kinini. Attack bwa kabiri rakabya igira mu nshuti zanjye. Icya gatatu probably nubwoba bwo kwirengera kuko azi ko muzi n'amabara ye atekereza ko muri iyi myitwarire yo kugira nabi inshuti zanjye nabi disclose akitangura mwakajya kuri social media akiriza akipfusha ngo ngewe ngo abantu ngo banyisa no mazina